bimeze urakoze ikibazo nacyo ni cyiza mbo ntago narahagaritse ariko mu minsi yashize gatoya nabaye nk'ugaruka gatoya wenda abantu bazabimenya ntago ndi umuntu ushaka guhita mbishyira hanze cyane ikindi cy'icumbi cyo ntago biraza ariko ntago nihebye icumbi ndacumbitse ahantu oya ntago aranansora mu nzu n'Imana izabindinde rwose ndishyura okay indirimbo nkunda hano mu Rwanda gusa cyangwa mu Rwanda hari indirimbo mbona njya muri gospel nkunda indirimbo yitwa ibihe yabonye nkakunda n'indirimbo yitwa nta bitari nuko wenda nayikoza ari gihe wayikoza ariko ni indirimbo y'ibihe byose nkunda kandi na nyirayo nzi neza ko nawe ayikunda mu ndirimbo zose indirimbo ndacyagukunda Tom kirwa n'iki cyabituruka okay gushishura rero ngiye kuvuga ibintu abantu wenda bashaka kubatungura gushishura ni byiza ese kugira ngo umuntu abe yaza ukamwigisha bisaba ubuhe bumenyi bw'ibanze kuko ni rito cyane ni ukuvuga ngo niba umuririmbyi niyo mpamvu ubona umuririmbyi hano ageza million views agaserebra muri Nigeria userebye million imwe baguseka kuko million imwe deja abo muri quartier ni million imwe sibyo Nicolas urakoze cyane uyu munsi kugeza uyu munsi ukora ibyo gutunganya amajwi n'indirimbo ese ntago uteganya wenda gukora na video cyangwa wenda nazo urazikora ntago twakubajije banza ahubwo bya bintu binakomeye kuko ntago hashize ibyumweru nka 2 cyangwa 3 hari undi muntu wawe twavuganye abimbazaho ubanza ibyo bintu banza bikomeye bikabiri ko aba producer bajya basaba ruswa ya sex nk'abahanzikazi ni iki wabitubwiraho niba wowe wumva ko ufite irari umuntu ujya kwivanga n'akazi TV nkuko mumaze kubimenyera tubagezaho ibiganiro bitandukanye tuganira n'abantu batandukanye mu nzego zitandukanye bakadusangiza ubunararibonye cyangwa se experience bafite ndetse kugira ngo muri twe abantu bifuza gukora cyangwa se bafite impano nk'izo abo bantu tuganira baba bafite bagire icyo babigiraho ni muri ubwo buryo uyu munsi twasuye umuntu hari abantu benshi dukunda umuziki abantu benshi dufite abastari b'abaririmbyi dukunda batandukanye ariko mu by'ukuri abenshi ntabwo dusobanukirwa uburyo indirimbo ikorwa kurinda igeze hanze tukayikunda hari abandi bantu bakora mu bintu bijyanye n'indirimbo n'umuziki mu by'ukuri tutazi tudakunda kubona basa nk'aho bari inyuma ya rido ariko bakora akazi gakomeye aribo bakunda kwitwa aba producer uyu munsi rero twasuye umugabo witwa producer Nicolas Pro tugiye kumuganiriza arabanza atwibwira tubwire uwo ari we amazina ye atajyanye n'akazi hanyuma tuze gukomeza tuganire mu bintu bijyanye n'ibintu by'umuziki karibu tubahaye ikaze murakoze cyane ndabashimiye kubw'uyu mwanya nitwa nk'uko mwabimbaje nitwa Mucyo Nicolas ariko n'ubundi nagumanye izina ryanjye mu kazi ni abantu nyine bazi producer Nicolas cyangwa se Nick Pro ariko akenshi avuga tout simple producer Nicolas Nicolas turabashimiye uno mwanya mwiza muduhaye kandi twagira ngo udusobanurire hari abantu benshi ikintu Talent TV igamije ni ukugira ngo dusangize cyane cyane abajene ndetse n'abandi bantu batandukanye bifuza kugira ibintu bakora cyangwa se bafite impano zitandukanye ariko ugasanga nta muntu bafite wo kubaza cyangwa se nta muntu bafite bigiraho ibyo bintu niyo mpamvu rero tuba twegereye nk'amwe mufite ibintu mumaze kugeraho mufite ubumenyi runaka kugira ngo mutuganirize ubundi Nicolas dutangira iyo umuntu avuze music production ni iki ubundi music production navuga ni nk'uruganda ni nka kwa kundi ujya mu ruganda wenda rukora nk'ibintu runaka nk'amamatereri runaka noneho rwa ruganda aho ibintu bitangirira
wenda tuvuge nk'urugero niba mbonye nk'iki cyuma cyo gucuranga ni keyboard cyangwa se benshi bakunda kuvuga ngo ni piano. Iki kintu gifite aho kiba cyaravuye nubwo tukibona kikatugeraho kirangiye gutya, ariko hari ahantu kiba cyaratangiriwe bakahera kuri gapiyese kamwe kamwe kugera aho cyuzuye kikamera gutya. So music production rero nayo niko bimeze. Music ni umuziki nyine, production nyine ni hahandi ukorerwa mu gukorwa nyine, kuvuga ngo umuziki uratangiye. Abantu bumva umuziki urangiye ku maradiyo cyangwa se kuwureba ku mateleviziyo, bakumva nyine ni ikintu cyahuye ari kimwe, ariko nk'umuntu umaze kubisobanukirwa mva ko hari utuntu twinshi tugiye dutandukanye turimo. Ni nayo mpamvu usanga hari indirimbo imwe wenda ifite bimwe bivuga ukuntu, indi itabifite ama-instrima runaka, indi itayafite. So production ni aho ngaho bibera nyine, niho bibera, niho duhuriza ibyo bintu, ducreatingira ibyo bintu, niho byose bitangira, mbega ni ku ntangiriro y'umuziki. Urakoze cyane. Ibintu bijyanye wenda n'uruganda rw'umuziki mu Rwanda muri ino minsi wenda byateye imbere, ariko nka mbere abantu benshi ntabwo bari babisobanukiwe, babonaga indirimbo zisohoka gusa ariko batazi aho byaturutse. Ariko muri ino minsi wenda abantu amazina producer bamaze kubimenya ko abaho. Nikora ibi bintu wabitangiye ryari? Ese ni iki cyagupushinze, ni iki cyagusunitse kwinjira muri ibi bintu byo gutunganya umuziki? Murakoze. Ubundi ibi bintu nabitangiye ahagana mu ntango za 2006, cyangwa se mo hagati 2006. Ubundi ngiye bwa mbere na mbere mu buzima bwanjye ninjiye muri studio mu 2005. Nari nkiri umwana, nari mfite 19, imyaka 19. Noneho narabikundaga cyane nkirangiza secondaire. Nanyangiza secondaire noneho ndavuga nti njye muri studio haro tubimbone narahimbye nyine turi aho ngaho, nakunda ibintu byo kuririmba, mfite amatsiko yo kujya muri studio. Nyangiza secondaire ndabyibuka twaraye dutashye, nibwo nahise njya muri studio umunsi ukurikiyeho. Njye mbega natse gahunda ya studio nkiri mu bizame bya leta. Muri secondaire nararimbaga muri secondaire. Hari groupe twari dufite, twari duhuriyemo, twari twarashinze, nigaga igahini, groupe yitwaga Hemans Group. Narashinze ndi kumwe n'undi muhungu inshuti yanjye yitwaga Francis Tagarayi. Turayikora, tugenda duhimba indirimbo no dupanga no kuzajya muri studio turangije amasomo. Twese tujya muri studio rero mu mpera za 2005. Nibwo bwa mbere ninje muri studio ndeba uko bigenda. Ninje mundi nk'umuririmbyi gusa kuko urumva se nayo mbizi byo gukora umuziki. Birakomeza, ariko mu gukora kwanjye nkumva ntago mpagijwe n'ibyo mpawe n'aba producer. Hari uburyo ujya muri studio ukumva hari ibyo ushaka kuba wakongeramo. Noneho nkaba challenged ukuntu, kubera ko aba producer bahitaga bambwira ati ibyo bintu byihorere, ntago ari byo, ibyo ni iby'abarimbi, byihorere we turagukorera ibi. Nkumva ibintu byose byahindutse. Noneho niga umugambi wo kubyiga. Muri 2006 nibwo nabyize, ndabyiga neza ahaganamo hagati, cyangwa se bose nibuka neza ukwezi neza nawe narakoze indirimbo ya mbere. Kuko iyo ubundi umuntu agitangira ibintu hari utuntu twinshi akora tutarajyanze ngo abantu batumenye, ariko burya umuntu ajya kugira ikintu gikorwa cye kijya kumenyekana. Buriya uzareba kenshi igikorwa cy'umuntu kijya kumenyekana hari ibindi byinshi wabanje gukora mbere ntibibe successful. Ntabwo rero bivuze ngo nibwo ubutangiye umurimo, uba warawutangiye mbere ahubwo. Rero bye 2006 narakoraga, nkakora utuntu ariko nkatubika, nkakora utuntu gutyo nkatubika, nkakora wenda abantu b'inshuti zanjye gutyo ntibigire aho bigera. Urebye hanini 2007 nibwo hatangiye kugaragara izina ryanjye, nibwo natangiye gusohora ibintu bigatangira kumvikana ku maradiyo. Ariko 2006 naratangiye, urebye naho ngaho nabitangiriye. Icyampushinze kubikora nta kindi nuko numvaga ko kujya muri studio nkakorerwa n'abandi hari ibyo nabaga mfite ntago byampazaga, ntago byahazaga. Mbega expectations nabaga mfite ntago arizo nabonaga rwose, ntago nazimitingaga, ntago bazimitingaga ngo numve ko mpagijwe n'ibyo bakoze. Rero naje kubona solution yo kubyiga ngiye nkamenya, kuko nahise nimvamo ko nshobora kuba nagerageza nkabikora kandi numva birankundiye. Ntago nabitinzeho mu kubyiga kwanjye, Imana yaramfashije bita flowing ndabikora. Nicyo gihe nabitangiriye. Urakoze cyane. 2006 watangiye kubyiga. Ese wabyigiye he? N'undi mu producer wakwigishije? Ese hano hari ishuri ryari rihari ryigisha ibintu bya production? Byagenze gute? Urakoze. 2006 hari umuhungu twari tuziranye yitwaga Joel.
twari duturanye hariya mu Kagarama, yari umwana w'umuhanga cyane muri software, yari azi software, abantu bakora ibintu by'umuziki barabizi cyane, yitwa Fruity Loops. Noneho iyo software yari ayizi cyane, ayifite mu kamashini wabo gutyo karaho. Noneho nanicaye mu rugo, haza umuhungu wabaga mu rugo, arambwira ati ariko hari umuhungu hano hepfo ushaka kugira ngo muvugane, arashaka kugira ngo muvugane uzamuyobora ibintu by'amasidiyo. Umwana witwa Joel we yari yarabaye igihe kinini muri Kenya atazi iby'amasidiyo bya hano. Ndamubwira ni muzana mu rugo iwacu turaganira, itambwira ngo ngewe ngo njya nkora ngo ama beats ngo nkagira birashobora gukora beats. Ati ndayakora, ati tujyane mu rugo. Twe duturanye nta nazi ko atuye hafi muri quartier. Tujyana iwabo, anyinjiza mu cyumba cye, hari harimo ka computer nyine ziriya twitaga ubundi heze twa ordinateur kabisa biriya binini agifite. Anyumvisha beat, numva ni ibintu bitabaho, numva ahubwo no beat afite we zinaruta niza aba producer nkurikira, ubyibura wari kwegera expectations zanjye. Twaze duhuza cyane, ne wanteye courage. Aratangira aranyerekera muri 2006, aranyerekera akajya anyerekera bakora gutya, akabiti gutya, bahera kuri kick gutya. Numva ndishimye cyane, duhita tunakorana cyane n'uturimo twagiye dukora kera na wenda bake bazi twakora nongo Joel. Ubungubu ntago ari ndumva yaragiye ari muri Amerika tugakora. None hari kugira ngo mbyige neza, ntangire ku umuntu watangiye kumpuza none ibintu byo kubigira more professional, cyangwa se gutangira kubikoramo nk'umwuga, nkabikoramo udufaranga duke n'iki. N'umuntu witwa Papa Emile yakoraga meme no muri iyi nzu ahubwo ahangaha 2007. Tuziranye bisanzwe, arafata arambwira ati ariko ko nyambona ukora utu tuntu iki n'iki, waretse ngwino wige n'ibindi bimenye ukore nk'umurimo nyine. Niwe rero wabinyinjemo no cyane mu buryo bwimbitse bwo kubikora nk'umurimo. Ndabikora mitangira mbikomereza hano, ahantu nkorera hano ku Giporoso niho nanabyigiye neza. Ahantu hari amateka menshi cyane kuri jewe, menshi pe. Rero ntangira kubikora gutyo. Urebye abantu babaye amatafari cyangwa se inkingi zifatizo muri intoze yanjye n'abo bantu babiri. Hari uwitwa Joel, hari n'uwo Papa Emile. Hari n'abandi baba baragiye bafasha umuntu, harimo n'ibyo kwiga ko hanageze n'igihe nyuma njya no kubyiga neza, kugira mu buryo bwemewe nyabwo. Nabikoze nyuma, ariko ubundi mu gutangira kwanjye abantu banteye imbaraga cyangwa se bafashe runini mu bumenyi bw'ibintu byanjye n'abo bagabo babiri. Nicolas, urakoze cyane. Urumva ni ibintu umaze imyaka irenga 10, ni ibintu umaze gusobanukirwa cyane. Wari uvuze ibintu ngo beat, abantu njya numva ngo iyo beat melody, umuntu beat ni iki, melody ni iki? Ese mubikura he? Ni software iba muri laptop atubwira? Urakoze cyane. Ubundi beat ni nuriya mudiho abantu bumva. Fata indirimbo ukuremo amajwi, ukuremo amajwi, usigaze ikigoma, injyana, ibintu bicuranze nyine. Ubundi iriya niyo beat nyine. Ubundi beat mu bundi buryo akenshi bari nka instrumental, no muziki nyine. Beat nyine. Beat ubundi akenshi bivuye ku kintu cy'ingoma. Ingoma uriya mudiho nyine ukuyemo ibintu by'amajwi abantu bari kurimba, iba ari beat burya. Mubikora gute kugira ngo ushiremo beat mu ndirimbo runaka? Ubundi bikorwa mu buryo bwinshi. Wenda mvuze nk'urugero rwacu hano muri Daystar Records, ukuntu dukora beat no buryo butandukanye. Twe tugira uburyo butandukanye. Hariho nk'uburyo buri live, nk'ibyo mwanabonye bari gucuranga, harimo ingoma za live, akazana ingoma za live agacuranga, amagitara agacuranga biri live, amapiano y'ingibi by'ama keyboards agacuranga biri live. Ibyo ni uburyo bumwe. Noneho hari n'ubundi buryo bwo gukoresha iki kintu cyonyine. Iki kintu kigira amajwi menshi, kigira amajwi acurangitse yari melodic, ibyo navuga nka piano, ama strings cyangwa se ikibyo ama base. Noneho akajyana n'amajwi ari battery, ingoma ushobora kugira ukayishyiramo ingoma ugakubita nyine umudiho ukoresheje iki ngiki gusa. Iyi niyo ntoze programmation digitale. Ushobora guprograma uburyo bw'digitale.
none hakaba n'ubwo rero bwa live nubwo gufata ingoma tugashyira ingoma tukinstara ibingoma biriya binini cyangwa se n'amapekisiyo y'ibiki byose amagitari tugakubita biri live. Urebye n'ubwo buryo buri common bukoreshwa ku isi yose mu gukora beat. Hari igihe ubyumva abantu bavuga ngo producer kanaka ni umuhanga kugira ubusanga kenshi abarusha icy'abandi abafite ubumenyi bigeze hehe biri ku ruhe rwego. Okay, urakoze. Icyo ni ikibazo cyiza. Ngewe ku bwanjye umuproducer mwiza mubonera ku bintu nka binga wenda icyambere ni ukuba azi kumva umuntu umugannye akamenya guhuza n'uko yamuririmbiye. Akenshi tugira abantu baza bafite indirimbo zabo, ni ukumenya iby'isoko rishaka, kumva ngo wenda haje umuririmbyi namwumvishwa aririmbye mukoreye njyanishe n'ukuntu yaririmbye, wenda niba n'ijwi rye n'amanote amanota aririmbamo twahuje. Ikindi umuproducer mwiza nuzi guhitamo amajwi meza mu ndirimbo. Amajwi ndi kuvuga ntabwo ari ayo kuririmba, amajwi ndi kuvuga ni ibicurangisho. Muzike ni nini cyane pe, n'inyanja ni ukuvuga ngo rero ibintu bicurangwa mu ndirimbo ni ibintu byinshi cyane, nta nubwo nabicuranga mu ndirimbo ngo birangire. Ni ibintu byinshi cyane. Hari ibyo bita nyine amapiano, nubwo twavuze ngo abantu bakunda kwita ngo iyi ni piano, ubundi piano ni ubwoko bw'ijwi. Rero hari piano, hari acoustic piano, hari ibyo bita electric piano, hari clavi, hari strings, hari harp, hari izo ni sound zose zikoreshwa mu muziki. Hari bass, hari acoustic bass, hari electric. Ugiye kubivuga nta Rwanda birangiza. Noneho rero buriya style zose z'umuziki zigira ibintu bijyana nazo. Zigira ibintu bijyana nazo, nicyo gituma wumva nk'iyo wumvishe nk'umuziki wa reggae witumva ko ari reggae nyine. Wakumva umuziki wa slow ukumva ko ari slow, wakumva gakondo ukumvamo inanga, ukumvamo ikembe ukumva nyine ko ari gakondo. Ntabwo wafata ikembe birashoboka, ni byiza. Bino mu bintu nshaka kuzagerageza vuba gukora fusion y'ibintu, ariko ni ibintu byasaba kwitonda. Nko gufata ntwe mfashe nk'ikembe nkarishyira nko muri reggae cyangwa se nkarishyira mu birashoboka, ariko bisaba kubyitondera kuko hari amasounds amwe n'amwe atajya muri style runaka. Umuproducer mwiza rero numenye ibyo bintu akavuga ati style ndayihuza ni ndayihereza izi instrument izi son ndayihereza izi nizi kuko akenshi abenshi baguhira ku gufata ibintu bimwe bakabikoresha muri style zose. Ikindi umuproducer mwiza ntabwo kise ahanini nibyo no kumproducer mwiza. Ikindi ni kumva cyane, ukumva abandi, kumva indirimbo zisohoka. ntawe ujya abo wa mbere, burya nta wa mbere ubaho. Hari igihe nshobora gukora nk'ikintu umuntu akavuga ngo ni cyiza, ariko hakaba hari n'undi nanjye numviyeho cyangwa se wanyensipiye kugira ngo ngikore kuri ubwo buryo. Nawe wajya kumubaza ukumva yakubwira ati hari umurenda ngo ndi mu misho muri za années 60 aho hepfo, iyi ndirimbo yaranyensipiye, noneho ngewe ndabidevelopa ndabimoderniza mbikora gutya. Twese turumva burya ntibazakubeshye, no kwiga tubaho twiga, duhora twiga. Nubaha mwansanze hari ibyo ndimo numva buriya ngira ngo ngire icyo nkora ndi kwinspira. Ni ibintu bisaba kuba umwanya ukabanza ukumva. Rero producer mwiza arumva. Nta producer waba mwiza avuga ati ndihagije, avuga ati oya ngewe oya ntago bibaho. Ugomba ukumva kandi buri gihe kujya gukora style runaka ukanza ukumva n'izindi noneho ziri avance ziri international, biragufasha cyane. Nicolas urakoze cyane. Mu bintu utubwiye mukoresha muri gukora indirimbo habamo ibintu biri digital. Ese hari ukuntu hari abantu bamwe bajya bavuga ngo umuntu wese uzi kuvuga yabasha no kuririmba, bamwe bakavuga unaririmba nabi unaririmba neza. Ushobora kuba mfite nk'igitekerezo cyo ku rugero kuririmba, nkumva nahimba nk'akaririmbo, wenda ashobora no kubasha nko kwiyandikira, ariko wenda nkaba mfite cya kibazo cy'ijwi, bimwe abantu bavuga ngo ntuzi kuririmba. Ese birashoboka nkawe utunganya umuziki ko mfite icyo kibazo wenda cyangwa n'undi nawe waba umeze nkanjye wabasha kumukorera indirimbo igasohoka ifite ijwi ryiza bijyanye n'ama instrument mama mufite mukoresha? Yes, icyo kintu ndakizi. Bavuga ngo if you can talk you can sing.
ndumva bavuga ngo if you can walk you can sinibuke kandi kantu bavuga bo nibyo ngibyo icyo kintu ndacyemera nkemezwa nuko buriya byose ni imyitozo cyangwa se tuvuga practice gukora repetition ni ukuvuga ngo hari abantu benshi ageza muri studio akaza wumva adashoboye adafite imbaraga bimbayeho kenshi nkamubwira rero genda wenda nkamukorera nk'umuziki ari bugendereho nkamubwira ni genda urepete ubiha umwanya akagaruka kandi nkumva hari ikintu kiyongereyeho rero ni ibintu byumvikana cyane ni ibintu bishoboka pe niba ushobora kuvuga wa mugani ushaka no kuririmba kabisa gusa kuririmba ntabwo ari ukurimba nk'uko wavuze bamwe bakenera repetition nyinshi cyane abandi bakenera iziri nkeya bijyanye n'ijwi ko buriya impano z'abantu ntabwo zingana gusa none kuririmba ushobora kuririmba ariko ukaririmba nk'umunyempano cyangwa ukaririmba nk'utari umunyempano ni hahandi usanga muri konseri none se muri konseri y'umuririmbyi ari kuririmba akabwira nk'abafana bazi indirimbo ye bakarimbana nawe ntibaba baririmbye se ariko bose ntabwo baba bafite izo mpano ariko bararirimba kabisa ukumva ni byiza niba n'ikintu kinashimisha umu artiste no kumva audience yamufashije yaririmbye kabone niyo yaba itari kuririmba ku manota ariko ikaririmba burya nicyo kintu cya mbere umu artiste yakwishimira kubona kuri stage ariko baba baririmbye rero ntago kuririmba kose ari impano hariho kuririmba k'umwamateri hano kuririmba k'umuntu ufite tala nyine rero kuririmba byo birashoboka rwose gusa abantu ntabwo baririmba kimwe hari abarimba nyine biri aho nyine hari n'abarimba by'impano by'umwuga hari ukuntu twe tubona indirimbo wenda ifite n'amavideo yamaze gusohoka tuvuge umuhanzi cyangwa umuririmbyi niba yiyandikira indirimbo cyangwa se wenda banayimwandikira iyo agiye kwishyira mu majwi nibwo aza hano cyangwa we arabanza akaririmba yamara kuririmba akaza hano ukamutunganyiriza akabona kujya gufata video bigenda bikurikirana gute? Okay, ubundi uko bimeze video yo ni ngombwa iza nyuma ya audio kuko audio nimuhereza umurongo w'ibyo ari bukore ubundi audio ni intangiriro y'umurimo wose w'ibijyanye n'umuziki rero muri audio ho ibyo kuvuga wenda ngo araza afite indirimbo cyangwa se araza wenda ubundi bari uburyo butandukanye haruza afite indirimbo tukamucuranya dukurikije ibyo yahimbye hari nuza none nta ndirimbo afite bakavuga ati ngenda ndashaka style runaka mumfashe mu nkore beat nyine nkuko twabivuze agashyira amagambo nyuma hari aba inspire na instrumental hari none n'aba inspire gusa ni n'ama evenement cyangwa se byabaye wakaza afite indirimbo akavuga ati okay ngiye mfite indirimbo akakuririmbira ugacuranga ugahuzana n'ibyo yaririmbye nkuko nyine hari n'abaza avuga ati oya ngewe nkora instrumental hari n'ushobora kuza kabisa ukamwumvisha instrumental nk'icumi 20 agahitamo imwe gusa akavuga ati ngiyi niyo nkunze niyo ngiye gutwara ni ibintu bishoboka gusa kuri audio na video buri gihe ni audio igomba kubanza mu by'umuziki ariko Nicolas runo rugendo umazemo imyaka irenga 10 ugereranije wenda ushobora kutabimenya neza umaze gutunganya indirimbo nka zingahe? Okay, tugiye gukora imibare kuko icyo kintu nagitekereje mu minsi ishize ndavuga nako wazashaka ukuntu negeranye indirimbo zose nagiye nkora mbona ntago nazibona nta nubwo naho nzishyira reka dukore imibare imeze gutya tugiye gukora moyenne ngewe ku kwezi mvuge ntisohora indirimbo none dukube ni indirimbo nyinshi bo nkurikije uretse umwaka umwe gusa namaze ndi muri Afrika y'Epfo nagiye kwiga niho twakuramo ariko indi myaka dufate ko ku kwezi kumwe ntanga indirimbo byibura indirimbo byibura 10 ubwo ni mu kwezi ubwo mu mwaka nibura ni indirimbo 120 kandi umaze imyaka 15 ngo nibura inkizishoka ni 1800 rwose kuko urebye iyo ni moyenne nkoze rwose ndumva ari tugiye muri moyenne zaba ari nkizo ubwo nkuyemo n'imizingo byo bita album
kuko n'amarubumu aho ngaho nkoze amasingo gusa mvuza singo gusa ariko byanarenga ariko nta ni nyinshi ni nyinshi wenda icyo twakora kuriya mu wayene twakora nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu ya mbere nkitangira ntago nari busy nkuko nandi busy ubu ngubu ariko byegereye aho pe. Nicolas watubwira nk'abahanzi nibura bazwi tuzi wenda bari popular cyane mu Rwanda ushobora kuba warakoreye wenda no gutagendwa wenda n'indirimbo zimwe na zimwe tuzi no gutavuga nyinshi. Urakoze. Abahanzi hari Tom Close twakoranyeho mu hagana mu 2010 2009 na 2012 ho gatoya. Harimo twakoranye nk'album yose ya Sibeza hafi album yose iriya ndirimbo ndacyagukunda n'izindi. Hari Emmy uriya aba muri Amerika. Hari Gabi Kamanzi twakoranye iriya Amahoro n'iriya Wowe. Ripasi Bizimana twakoranye Ndaje Menye Neza Ubwo Buntu. Hari Israel Mbonyi asohoye vuba ejo bundi twarikoranye Urwandiko. Yego. Hari abandi wenda abantu benshi baziho cyane no kwenda n'abantu benshi barabizi ko twakoranye twatangiranye kera. Hari Medi na The Ben twakoranye Amaso ku Maso. Medi twakoranye Akaramata na Ngirira Ubuntu. Hari Social Mura. Hari nimba twakoranye twa mu Buroko. Hari Active nimba twakoranye twa Active Love. Urebye ni benshi. Hari n'izi groupe za gospel turi korana cyane muri iyi minsi nka Healing Worship Team. Hari True Promises. Ni benshi. Urakoze cyane nk'ubu abantu benshi barasobanukiwe twa izo ndirimbo ni indirimbo zizwi twese turazizi ariko twayibonaga ko ariko ntituba tuzi ngo byatunganyijwe nande byatunganyirijwe he kugira ngo n'undi muntu nawe ufite niyo mpano y'ubuhanzi cyangwa se y'uburirimbyi amenye ngo hari producer runaka reka nzajye no kumureba nanjye amfashe ibintu nk'ibyo. Urakoze cyane. Ese Nicolas aba producer namwe murafana kumwe ushobora kuvuga ngo mfana kanaka namwe murafana abaririmbyi? Turafana cyane ga natwe buri musiki turabumva kuko turafana kuko nk'urugero hari show iherutse kuba iyi festival ya Iwacu Muzika. Iyi festival iri kuba hari ukuntu ndi muri production yanjye nakoze audio production yayo. Hari nk'abahanzi bazaga kakora show ndi kuri recordinga nanjye ibyo kuri recordinga nkabivaho kabisa nkabivaho nkaryoherwa. Abandi batekinisiye twabaga turi kumwe ntabwo nteko mwabyumvisha ibintu birarenze nkumva nyine nanjye nkafana n'umu artist yava kuri stage kabisa nkamufisa ngo kabisa unkoreye show nziza. Nk'urugero nka Iva Buravan show yiwe yakoze yari iryoshye cyane rwose. Undi muntu wankoreye show nziza ni undi muntu ninde ntabwo ndi kumwibuka ariko ndumva harimo nka Makanyaga nawe yarakoze nyine akajya akora za ndimbo z'igisope za kera kabisa byose urumva numva nyine ndanezerewe tundafana nanjye. Ari ibanga ni bande nabaye bahanze ufana ntekereza ko barenze umwe cyane barahari abahanzi mfana rero ubundi mu buryo twebwe bwacu ntabwo tuba dufana njye mba mwapreciate nkavuga nti uyu muntu n'umuhanga. Ari umuhanzi nzi utandisappointinga yagiye kuririmba n'umuhanzi witwa Bruce Melody. Nzi neza ko iyo yaririmbye cyangwa se nkana buririmbe imirimbire cyangwa se capacity ya stage afite ni capacity nziza. Undi muhanzi ariko ntabwo kibinanga nakundaga stage yiwe buriya wenda byatungura n'abantu n'umuhanzi witwa Kitoko cyane ntuze ziwe naba mperuka nararebye akiri nashize igihe kinini naranezerewe cyane. Hari ukuntu akora stage akayikwira kabisa ukabona biraryoshye.
sinzi n'ubu ngubu niba ariko bikimeze ko hashize ariko ndabyizeye ko ariko bimeze ko n'undi ni umu artiste ugikora kandi ukabikumva ko afite ibikorwa. Undi mu artiste Iva Buravan nawe agira stage nziza, ni umuhanga. Undi ni Mani Martin. Mani Martin nawe buriya azi gutegura ibintu bye, yaririmbye kabisa wumva ko bikugezeraho rwose ukabyumva. Abandi se buriya abandi wenda keretse ntago nagize ntuze kubareba cyane. Undi muhanzi wigeze kuba yankorera ntuze show nziza nkanezerwa ni umuhanzi witwa Jay Paul muri Guma Guma igihe yatwaraga Guma Guma, yadukoreye ibintu byiza cyane pe cyane. Yafite imbaraga kiragiye rwose, ndizera wenda ko n'ubu ngubu ariko bikimeze, ariko yadukoreye ibintu byiza. Nawe niyo show nayo mperuka nziza narebye ya hip hop, numva biraryoshye. Urebye baba hari nuko wenda umuntu bose ntiyabavuga. Urakoze cyane. Ukunda izihe ndirimbo? Nk'eshatu nibura. Okay. Indirimbo nkunda hano mu Rwanda gusa cyangwa mu Rwanda. Hari indirimbo ninjya muri gospel nkunda indirimbo yitwa Ibihe yabonye. Nkakunda n'indirimbo yitwa indirimbo yanjye yose yanyuze iriya ndirimbo nzaririmbira. Iriya ndirimbo ndayikunda cyane, iyo ndi kuyumva aho n'abandi hose mpita ndeka ibintu ndimo nkayiririmba, kandi ntayizi sindanayimenya neza, ariko iramfasha tu aramba ukuntu indyohera cyane. Indi ndirimbo ya gospel buriya nkunda niyera indirimbo wadushyize ahakwiriye ya True Promises nayo ndayikunda cyane. Hari n'izindi izindi ngiye nkunda akenshi hari ukuntu ngiye ntamenya amazina y'indirimbo kubera indirimbo nyinshi ziba ziduca mu maso, ariko nk'ubu ngiye nzumva nakumvisha nkajya nko kuri YouTube nshaka kugenda nkumvisha zaba ari nyinshi. Izasekera rero nkunda iriya You Complete Me ya Bruce Melody, ndayikunda iriya ndirimbo ni nziza. Nkakunda na My Valentine ya Andi Bumuntu. Iyi ndirimbo nkunda itajya imvaho, nta bitari nuko wenda nayikoza ari igihe wayikoza, ariko ni indirimbo y'ibihe byose nkunda, kandi na nyirayo nzi neza ko nawe ayikunda mu ndirimbo ze zose. Indirimbo Ndacyagukunda ya Tom Close. Iriya ndirimbo ni iy'ibihe byose kabisa rwose. Aba producer mukunda gushinjwa gushishura ibihangano cyangwa se indirimbo, mubiterwa n'iki cyabituruka? Gushishura rero ngiye kuvuga ibintu abantu wenda bashaka kubatungura. Gushishura ni byiza, ariko gushishura bikorwa gute? Gushishura ntabwo ari uguterura ikintu cyose uko cyakabaye ukore copy paste. Reka nkubwize ukuri, nkuhe n'akantu rwose wenda ni nk'akabanga, wenda abagenzi banjye ntibandakarire, ariko ni ibintu ngomba kuvuga. Buriya ni gake umuproducer akora indirimbo adafite inspiration aho yayikuye, keretse umwana ugitangira production ubwenge buba bukiri fresh. Buriya iyo ugitangira production nk'imyaka 3 ya mbere, niyo mpamvu ujye ubona abaproducer benshi bagitangira akora ibintu byinshi cyane akajya noneho akaza kujya kuri onde iri constant akaguma ahantu hamwe. Aba yamaze gukura mu mutwe atangiye kujya akora ibintu bukeya kandi akabikora ku gihe nyacyo, atari ugupfa gukora ibintu byinshi. Noneho rero gushishura biba gushishura iyo numvishe indirimbo, numve wenda nk'urujya nk'iyo numvishe Complete Me ya Bruce Melody, ndayifashe yose uko imeze, ndayiteruye melody yose no kuncuranze, wenda nzanye ndi mu artiste ndayisubiyemo araririmba. Birabyo rwose ni bibi cyane pe, n'ababikora rwose batubabarire rwose. Ariko nk'ubu tujye muri detail cyangwa muri yo technique nkajya gukora gutya, nshobora kumva iriya ndirimbo nkubwiye Complete Me, nkayikora inspiration y'indirimbo nkayigukorera hano, nuko wenda ibintu byatwara umwanya n'iki cyangwa se iki, wenda tugera tuzabiha umwanya wabyo, nkakoramo indi ndirimbo ikaba indirimbo nshya kandi nakuye kuri ya yindi. Icyo ngicyo cyo rero kiremeye mu kazi kacu, ku isi yose abantu barabikora.
ariko nyine ubikora ku buryo uvana inspiration ku kintu wenda ku ndirimbo wakunze ariko ntuyishishure ku buryo niba nazishyiraho ubundi hari ukuntu YouTube yidetect indirimbo yashuye ikayigira nushusha indirimbo ikageraho YouTube yidetect uba wakabije nawe rero kuvana inspiration ku kintu runaka ni ibintu byemewe rwose ni ibintu byemewe bibaho nta kibi kirimo ahubwo nuko bamwe muri twe babikora nabi akabikora mu muswa w'agatero nyine byo gushishura ntago gushishura byemewe ndabisubiye ubwo narimba shutse nagira ngo mbanze ndebe uko bamera nubwo ntari kubareba ariko ntago byemewe bo ntawe babihanira ariko n'ubugwari niba utangiye gushishura ugashishura ikintu umuntu akumva ko washishura ingabo byose ubwo bari ubugwari akazi kaba kakunaniye burya urakoze cyane hari ikindi kintu kiri negatifu abantu bakunda kuvuga muri iyi ntuza yanyu muri iyi kariyeri yanyu kuba producer rimwe na rimwe tujya tubiva mu itangazamakuru mujya mushinjwa si mwese urumva barabigeneraliza ko aba producer bajya basaba ruswa ya sex nk'abahanzikazi akenshi bakabasezeranya kuba promotinga kubazamura akenshi ugasanga ngo batanabikoze niyo mpamvu akenshi binajya hanze ese ibyo bintu nibyo muri kano kazi kanyu bibaho cyangwa se niba binabaho ni iki wabitubwiraho banza ahubwo bya bintu binakomeye kuko ntabwo hashize ibyumweru nka 2 cyangwa 3 hari undi muntu wawe twavuganye abimbazaho ubanza ibyo bintu banza bikomeye bikabije ntabwo ibyo bintu ari byo pe nabivuzeho nicyo gihe rwose ndongera mbivuge ntabwo ari byo niba wowe wumva ko ufite irari umuntu ujya kwivanga n'akazi wivanga n'akazi kuko burya uba wishe kariyeri itari yawe wenyine uba wishe niya bagenzi bawe kuko urumva deja aba producer nyine nanjye ndimo rero usanga hari ukuntu baba batwambitse ikintu kitari cyiza niba wagiriye irari umuntu bikire ku ruhande bivangure n'akazi sibyo wimushukisha kuvuga ngo uramukorera ngo indirimbo cyangwa uragira gute ntabwo uzi gutereta sibyo bikunde cyangwa byange usezere sibyo ibyo ntabwo ari byo rwose baba batwicira bo ku bwanjye personal ngiye ntabwo birambaho ngo mbwire umuntu ngo ukore indirimbo wenda ngo muterete bo ntabwo ibyo bintu mbizi ntabwo byigeze bimbaho nta nibyo nteganya ko bizambaho after all mfite n'umugore kandi nishimiye I'm a married man so rero ntekereza ko umuntu ubitekereza cyangwa se ubikora gutyo ntabwo ari byiza pe ntabwo ari byiza abantu babivuga kuko bihari birahari rwose ubwo natunga agatoki ababikora ko bareka kubivanga n'akazi kuko kenshi biratwicara rwose nanjye bijya gutyo umuntu akabinsereza we kubimbwira nka blague ko hari umuntu wabinserejeho gutyo nka blague ariko yari blague n'inshuti wanjye ntabwo byari byo kugira ngo abinshinje ariko hari ukuntu nyine bita bigaragara nabi bibaho ariko twizera ko wenda hamwe n'igihe gusa umuntu ubikora ntabwo ajya atinda mu kazi buriya biriya bintu ukuntu bimeze biri spirituel nyine ukuntu bigira spirits zabyo iyo wabijyanye mu kazi ntabwo ukomeza ntabwo kagenda buriya bigongana n'akazi bibamo n'ibintu by'umwaku n'iki rwose reka mbivuge ntabwo nkubeshye utangiye kuzana ibintu byo kuzana ruswa y'igitsina mu kazi ntabwo wakomeza nta nubwo wakamaramo n'igihe rwose na sex ikintu cyose n'umwanya wacu niba ari akazi ni akazi ibindi ariko iyo bivanze n'ubundi kimwe kirapfa iyo bivanze kimwe kirapfa rwose biba birangiye burya nta muntu waramba yagiye muri ziriya gahunda byagiye kubikora kuriya Nicolas urakoze cyane kugeza uyu munsi ukora ibyo gutunganya amajwi n'indirimbo ese ntago uteganya wenda gukora na video cyangwa wenda nazo urazikora ntago twakubajije urakoze kuri icyo kibazo ku bwanjye nkanjye personally nigeze gushaka kwiga na video ndabyibuka nigeze no kuba admitted hariya muri DMA ariko byarananiye akazi kenshi ikindi nararebye mbona ninjya gufata ikindi gice cy'ubwonko bwanjye nkagihereza video ntago nzaperforminga neza muri audio rero navuze ndeka mbireke ngiye nkore audio nyi maximize kandi ntago ndahantu habi ntago ari kwivuga neza cyangwa iki ngiye ndashima Imana aho ndi ndayishimira aho ndi pe I'm not complaining I can't even complain rwose audio uko nyikora cyangwa se ibyo nkora muri audio ndabishimira Imana
rwose yaranshoboje kandi ndacyanakomeje ntago nageze iyonjya rero ntekereza ko byose byatewe nanone nuko nabihaye umwanya kuko nafashe ubuzima bwanjye bwose bushyira muri audio production nta kindi kintu nzi mu buzima nkora hanze y'uyu murimo nta kindi nzi iyo mvuye hano mba ngiye mu rugo kureba famiye yanjye ubwo ntara hano cyangwa muri famiye yanjye naba nasuye inshuti n'abavandimwe cyangwa se nagiye gusenga ariko mu by'akazi ni ibi nkora rero nigeze gushaka gutekereza kubikora gutyo ko raporosi amwe namwe hano babikora ari bibiri ariko mbona ntago na delivering ibintu byuzuye ndabireka gusa ikintu ntekereza ko wenda muri Daystar Records kuko ni intu ziri kwaguka ishobora no kuzaganisha kuri label wenda ko nta kantu mvuzemo abantu mbabwireho ku gihe gikwiye numva ko twazaba dufite team nini irimo n'aba videographer kuko tugira indirimbo za audio abantu benshi hafi bose basohoka hano bajya gukora video why not tutajya na video production so ni ikintu byose ikaba full package so ni ibintu nkiri kureba bisaba ubushobozi bw'amafaranga cyane ariko nteganya ko bizaba vuba mu gihe gikwiye nyine bikazagera ariko ngiye ku bwanjye rwose ntagira umuntu ntegereza muri video production yarananiye ntago nayishobora umwanya nahaye audio ni munini cyane warutubwiye kandi ni byiza abantu benshi barakomplaining usanga abantu bakunda kugira inyito ngo ntibigenda ngo nta kigenda ariko ni byiza ko umuntu ashima ibyo akora akavuga ati ni byiza kugeza uyu munsi ariko wenda ugereranije kuva utangiye kano kazi inzozi zawe ubona warazigezaho wenda nka kangahe kwijana kuko iyo umuntu akiri ugiye cyose umuntu akiriho abagikora ntabwo urakageza 100% ariko wenda ubona inzozi zawe zo muri career yawe ya audio production ubona warazigezeho nka kanga ese aka kazi nko kubitubwiye niko konyine kagutunze niko gatunze famille yawe wenda nubwo utatugira muri detail kakugejeje nko kubihe bintu wenda bifatika wishimira urakoze icyo ni ikibazo cyiza kuko n'abantu benshi bakibazaho ku biru uyu murimo wacu ngewe mpereye ku cyambaje bwa mbere kuri pourcentage numva ngeze nko kuri 60%. 60% rwose numva ngezeho ikindi kuntunga rwose niwo murimo nkuko navuze untunze na famille yanjye niwo murimo untunze na famille yanjye kandi turarya tukaryama rwose turarya tukaryama bo nyine umuntu mu buzima ni nyine abashaka no gutera imbere akajya no tunageraho enda akagera nko ku bindi bikorwa birenzeho akenshi hano nko mu muco nyarwanda dukunda kugira igikorwa cyo kugaragaza nk'ahantu utuye icumbi ryawe bwite uburyo bwo kwideplasa transport yego bo ku cya transport rwose Imana arayimpaye kandi bivuye muri uyu murimo noneho ikindi cy'icumbi cyo ntago biraza ariko ntago nihebye icumbi ndacumbitse ahantu oya ntago aranansora mu nzu n'Imana izabindinde rwose ndishyura nkuko n'abandi bose batuye i Kigali cyangwa mu Rwanda cyangwa ku isi yose bishyura bills nshinzwe kwishyura ndazishyura kandi nkazishyura zivuye muri uyu murimo so ntekereza ko n'ibindi byose mbifite muri gahunda nk'undi muntu wese ugira iterambere cyangwa se ugira intumbero ko nzabigeraho kandi nizeye ko bizaza rwose ku gihe gikwiye ntago na complaininga kuri ibi bintu hari abantu benshi bajya bavuga ngo ibintu byacu ngo nta kigenda ariko buri muntu ujya kubivuga nuko nawe hari ibyo abatujuje hari principe z'ubuzima hari amahame abatagendeyeho ngo ayakurikize ntabwo ushobora gutera imbere utagize amasacrifice amasacrifice rero haba akajyana na discipline kandi y'ubuzima bo discipline rero niyo ya mbere konta muri ibintu byacu nushaka kuzana talent cyane ukayerekana kuruta kugira discipline urayipfana rwose icyo nicyo kintu nabwira n'abazashaka kugira ngo bakore iyi kariyeri nta discipline kariyeri bipfuye pe nicyo kintu cya mbere ngiye nashyize imbere nubwo wenda nk'umuntu w'umwana w'umuntu hari igihe byanga ukateshuka cyangwa se ukagira intege nke ariko umuntu yagerageje weminga wowe kugira discipline none ibindi binaje bikaza bigutunguye nkuko turi ku isi ibiba byose ntago tuba tubizi ariko utabipangiye ntago upangira
kuba umu indiscipline gukora nabi, aho gupangira ibyiza wamara kwipangira iyo hajemo ibibi nabyo byereka Imana ugahaguruka ugakomeza. Ubundi ngiye niryo bangana nakoresheje kugeza n'ubu nkoresha ni discipline nta kindi pe. Nk'umuntu ushaka kwiga ibi bintu ni urugero mbaye interese n'ibintu bya production, music production, ese ujya wigisha abantu nk'uko nawe mu gutangira hari abantu wambwiye bagiye bagufasha wenda nyuma ukaza no kujya kwihugura mu ishuri, ariko uyu munsi mbikeneye cyangwa se n'undi muntu udukurikira aramutse abikeneye ujya uhugura abantu wenda kubishyuza byo ni ngombwa kuko iyi ni business, ariko ujya ubikora? Urakoze. Kwigisha ndabikora cyane, biri no mu bintu nkunda cyane, n'abantu tubana ba hafi barabizi ko ntajya mbaho ntafite umunyeshuri cyangwa abanyeshuri ndi kwigisha. Ntabwo ndagira ubushobozi bwo gufata abanyeshuri benshi cyarimwe, n'ubwo hari abarabinsabye bategereje rwose mba nkababwira ni mwihangane. Rwose hari igihe binananira kunyishyura baranyishyura, hari igihe binananira nkavuga nti amafaranga yawe reka nyagusubize. N'ubu hari ubona yasubije rwose ejo bundi kubera akazi kenshi kubura umwanya. Ndabikora cyane, hari n'aba narigishije banakora rwose muri industry hano hanze bahari, wenda sindi bubavuge, ntago nkunda kubavuga, bo bajye babyivugira. Atazagira uzavuga ngo yariyemeye ngo yanyigishije, oya, bo bazabivuga. Ari na byiza iyo umuntu yaguhaye ubumenyi nawe ukagira, biba ari na byiza ko hari umuntu wabaye successful, hari icyo wamuhaye uri proud yawe, yaba agomba kuba proud. Oya, njye ndi proud rwose yabo, aho bari bose barizi, ni n'abahanga cyane muri iyi industry ifite rwose. N'ubu hari abo mfite, n'ubu hari hirya muri studio yindi abari gukora recordings, bose ni abanyeshuri banjye. Wenda ubwo mubonye bari gukora bafite nk'ubu mfite nk'abangahe, mfite nka batatu, ariko umwe arasa n'umaze kugera kuri level kuba yanakora wenyine. Iyo barangije rero gutyo mbona bageze aheza ho kuba bahagarara ku maguru yabo yombi bonyine, akenshi hari igihe mbashakishiriza studio ibakira bagakora, kuko ntitwakora muri studio imwe twese, cyangwa se aho kubashakisha nabo bakagira abandi babahamagara. Akenshi abantu bakunda guhita bampamagara, ngiye abantu benshi barahamagara bashinze amastudio hano muri Kigali, akamwe ati nta mwana ufite noneho, nta mwana ufite ngo umpereze. Ni ibintu bimaze kuba akamenyero abantu benshi rwose, ngenda ntanga abantu bakagira ndabatanga rwose, kandi bakanaperforminga neza, yewe bakanakora ahubwo nkagira ubwoba, bakavuga noneho ni ibiki bankoreye. Urumva, ariko ntago mbivuga mu buryo bwo kwiheba, mba mbivuga mu buryo bwiza, kuko mba numva bintangaje, kuko binteye ubwoba sinakongera kwigisha abandi. Rero ku buryo ni nayo mpamvu numva ngiye muri retirement yanjye nza Imana inshobora nazashinga nk'ishuri rikomeye hano mu gihugu rya audio production. Kuko ndabikunda kwigisha ibiri mu bintu nkunda cyane, nkunda iyo netse umuntu ikintu nkabona aragikoze, yewe akanagikora kundusha, biranshimisha cyane. Ese kugira ngo umuntu abe yaza ukamwigisha bisaba ubuhe bumenyi bw'ibanze? Kuko hari umuntu ushobora gushaka kubyiga, tuvugiye hari ufite primaire, hari ufite secondaire, hari utaranageze wenda no mu ishuri n'urugero, ataragize amahirwe yo kwiga, bisaba izihe skills zibanze kuba umuntu wamwakira ngo azumwigisha? Okay, arakoze. Ubundi iyo ngiye kwigisha umuntu mbanza kureba nkamenya ko ikintu cya mbere cyangwa agomba kuba afite no kuba afite basics za music, kuba hari instrument musical byibura yumva azi, niyo yaba atayizi cyane ariko ayiziho gakeya, ko birafasha. Ikindi kuba afite icyongereza kiringaniye, kuko ibi bintu byose dukora amaterme nta software turagira zo mu Kinyarwanda, byose biri mu Cyongereza. Usomye amatitre yose cyangwa amantu yose, aya manobs yose ari hano ni Icyongereza. Hari igihe mubwira ntijya kuri YouTube wenda urebe iyi tutorial yo gukora ibi n'ibi, ni wenda njye nabuze umwanya, baba bavuga mu Cyongereza, berekana ibintu byose mu Cyongereza. Ntago wakwiga udafite ururimi, so kuba afite ibyo bintu bibiri birahagije. Ibindi ni ubushobozi bw'amafaranga, ntago mwaka amafaranga menshi, ntago wenda ndibiyavuga, ariko abaza turavugana, nta muntu twe twananiranywa ku mafaranga. Ngerageza ubwo nshoboye nkagira uko mufasha. Gusa dushaka kunanira wenda ngiye nabuze umwanya, cyangwa se we yabuze ibyo bibiri namusabye kuzuza, ariko ubundi nta afite ibyo bibiri nta kibazo.
Nicolas, dusa nk'abagana ku musozo watangiriye mu byo twaganiriye, watangiye uri umuririmbyi nawe ubwawe uhanga indirimbo uririmba, waje kubihagarika kubera iki? Ese ufite nk'indirimbo zawe wakoze ku giti cya pani zo wakoreye abahanzi zawe wakompoje waririmbye zishobora kuba zimwe ziri mu makayi ni nka zingahe, kuki wabihagaritse, ese urateganya kubikomeza, bimeze bite? Urakoze. Icyo kibazo nacyo ni cyiza, ntago narahagaritse, ariko mu minsi yashize gatoya nabaye nk'ugaruka gatoya, wenda abantu bazabimenya. Ntago ndi umuntu ushaka guhita mbishyira hanze cyane. Hari igihe nafashe cyangombwa ku buzima bwanjye, hari impamvu ziri personnel zatumye mba mpagaritse. Noneho ndavuga nireka hari zimwe zo ntahita mvuga, ariko nk'izo navuga zari iz'akazi. Nabonaga ndi kwivanga cyane, abantu batangiye kujya bantumira nko mu makonseri nkabura, nkabona ntangiye gospel, n'ubu niyo ndirimba. Noneho njyewe nahise mbyimurira muri eglise, uretse ko wenda amaze igihe nabwo ntakora muri eglise, noneho akazi karamfashe na eglise msa n'ubuze, ariko mu minsi ya vuba ndaza kugaruka ngaragare. Ntago nabiretse kuko ndacyahimba, mfite indirimbo nahimbye, hari izo mfite muri machine zitararangira, hari izo mfite mu mpapuro, hari n'izindi nk'ebyiri nakoze mu minsi ishize, ariko ntago ari ibintu ndafungukirwa neza, byose bigongana n'iyi corona. Ntegereje ko corona yarangira, kubera ko uburyo nshaka kubikora, hari uburyo bwanjye nshaka kubikora bizasaba kugadaringa abantu benshi kugira ngo babe bahura mbimurike cyangwa se abantu babibone. Ariko ntago nabiretse, nuko yari pose nafashe, ni pose nihaye, nubwo yabaye nk'ibaye nini, ko ni pose y'imyaka 10 ngira ngo, ko naheruka kurimba mu 2010. Ni pose y'imyaka 10, ariko nzongera cyane. Okay, Nicolas, turagushimiye cyane umwanya mwiza uduhaye, udusobanuriye ibintu byinshi abantu batari bazi. Twabonaga indirimbo zihitinga hanze, ariko tutazi ngo bikorwa n'abandi, tuzi ko ari abaririmbyi gusa, ariko nimwe mujwamo role nini cyane n'abaririmbyi, yego birumvikana. Tugana ku musozo, n'icyo wabwira nk'urubyiruko, kuko mu by'ukuri hano hanze dufite abashomeri benshi, dufite abantu baba bafite impano biyumvamo, ariko kugira ngo bazisohore zijye hanze bikaba ikibazo. Ese ni nk'ihe nama wabagira ukurikije nawe uko watangiye? Kuko watangiye uri mu ishuri, ugenda uzamuka ugashaka umuntu, ukajya umuntu akagufasha, gutyo ugenda uzamuka kugeza aho wagiye ubasha kuba nawe babasha kubyiga ukanabihuguramo. Uyu munsi ni akazi kagutunze. Nihe nama wagira urubyiruko cyane cyane rufite impano ariko zitandukanye, sina ngombwa ibi bya production, bya music production n'ibindi bitandukanye? Urakoze. Inama nagira urubyiruko rwacu, iya mbere ni ukubanza kumva ko niba ushaka kubaka ikintu ntushaka guhita ukira uwo munsi. Ikintu kitwica uba ushaka gukira uwo munsi, noneho wabona cyanze cyangwa kikugoye ukarekura ukajya gutangira ikindi. Uko urekura kimwe ufata ikindi, uri guta umwanya munini mu buzima bwawe utazagarura. Icyo kintu uzamenye ko buri ikintu cyose kizanaguteza imbere burya kiranakuvuna. Njyewe nka experience yanjye mfite, ni kenshi nagiye mvuga nti ndabiretse, ariko nyuma nkatekereza ntese nimbireka nkatangira ibindi byo bizashoboka, ese nibyanga nzagaruka. Urumva icyo kintu bakige, kuko buriya hari ikintu kivuga ngo abantu baba successful mu kintu naba bakimazemo igihe. That's why usanga no mu gutanga akazi avuga ngo kuba afite experience y'imyaka, iyi experience ntabwo yagira kugenda ujumpinga ujya hamwe ugaruka ujya ahandi. Rero bajya bamenya ko umuntu wese ushaka kugira ngo yubake ikintu, niba ikintu gikunda ukiyumvamo koko, icaremo ubanze ukubitike, ariko kugumamo ukucyubaka ushyiramo imbaraga zawe, burya kigira ibyo umusaruro kiba kizakuzanira. Rwose nkanjye nkubwije ukuri, kugira umusaruro nawe ugize hashize nk'imyaka 7, ntago nakubeshya 7. Rwose 7 nagiye ngongana n'abantu bari hafi yanjye, bakamveba bakavuga ati ibyo bintu burimo, ariko mu by'ukuri ntawe njya gusaba ibyo kurya, ntawe njya gucumbikisha, wenda mvuga ngo muncumbikire. Byose nuko umuntu aba yaravunitse akavuga ati ndi kubaka ikintu. Ikintu nagiye ngenderaho cyane ni icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu baba successful mu kintu ni abamaramo igihe. Kugira ube successful mu kintu, ugiye ukareba abantu bose babaye successful baranje bamara igihe kinini cyane bababaye, bakubitika pe. Utakubititse rwose ntago
ntabwo wambwira ko waba successful mu mukino ngo ugiye n'agaciro. Icyo nicyo ngiye nabagiraho inama. Ikindi ahanini icyo ngicyo gihe kinini ngiye nabwira urubyiruko, kuko umuntu wese yamaze kumenya ikintu ashaka akakinjiramo akakivunikira akacyubaka akagira agaciro. Ikindi discipline ku kintu ukora. Niba hari principe zigenderwa muri icyo kintu gerageza uzikurikize, kabone niyo zivunnye buriya nta nubwo byoroshye kugendera ku murongo. Buri gihe biratuvuna. Na kera guhera no mu ishuri tukiri abana batubwiye gutebeza ishati ukumva ni nko kukwikoreza inzu. Ukuntu twajya dukwepa abanimateri, ariko nk'ubu hari igihe mbitekereza ngo iyo ntebeza byari kuba bintwaye iki. Uri kumva nyine gukurikiza ibintu by'amategeko hari ukuntu bisa nk'ibituvuna, sinzi impamvu biratuvuna, ariko nibyo bitugorora nyine bikatuzamura. Rero ugomba kugira discipline, ugasetinga ama principles mu kazi kawe, muri kariyeri yawe, uti iki singikora iki tutagikora kuko nshaka kugera ahangaha. Kabone niyo cyaki gusaba sacrifice runaka ukabikora, naho ubundi gutera imbere ntabwo wabura gutera imbere wabikurikije. Urakoze cyane. Ikibazo cyanyuma naye nibagiwe, ni izihe mbogamizi zikomeye wahuye nazo muri aka kazi? Ese nta bahanzi bajya bakunaniza wenda bakaba mwanavugana amafaranga ntibakwishyure, cyangwa se izindi mbogamizi zitandukanye? Imbogamizi ntizijya zibura. Ku byo kunyishyuraho hari abigeze kujya bankwepa kera, ariko nafashe umuti ntawe ujya nkwepa ubu ngubu ngewe. Nta muhanzi nari ntarabimenyera nkiri umwana ndaho, ariko ubu ntawe ujya nkwepa. Ubwo nyine ni kimwe muri izo principe nyine usetinga zose uzishyiraho mu kazi, ugashyiraho n'iz'uburyo utari buryamirwe. Ntabwo ushyiraho izo kwitwara neza gusa, ugomba no gushyira n'izikurengera nawe ukagira. So rero mfite principe zanjye nkoresha zitabangamira abakiriya banjye, barabizi ntabwo dukorana nabi, hako nanjye zindengera zigatuma ntahura n'ikibazo cyo kuba ntabona amafaranga y'ibyo nakoreye. Izindi mbogamizi zo ni imbogamizi z'ubushobozi, ubushobozi mu kazi. Ibikoresho dukoresha, ibikoresho birahenda cyane, usanga ikintu kimwe kigura amamiliyoni, kandi none ugasanga nk'indirimbo yayikoreye amafaranga make ashoboka. Kandi ikindi indirimbo kuzayirangiza imara igihe kinini kugira ngo uyirangize. Uri gukoresha amatike, urakora uragura umuriro, bitwara n'umuriro. Bihora bicometse. Aha hantu turi nta dirishya rihari, amatara araka, iriya klimatizeri nihaza gushyuha turayatsa. Ntabwo naza n'umukiriya muzane muri sauna, ntabwo bishoboka. Uretse n'umuntu niba ibyuma ntibinakunda ubushyuhe nabyo biragira. Urumva rero ahanini ni ubushobozi, nizo mbogamizi tugongana nazo cyane ngiye nashyira imbere. Gusa ntawe nazigerekaho, kuko nanone nk'igihugu cyacu kiri mu nzira y'amajyambere, ntago wajya kwishyuza umuririmbyi indirimbo wenda ngo mwake nka miliyoni, sibyo, cyangwa se ngo mwake 700 800. Urabizi neza ko ntayo yabona, kuko ubuzima turimo n'isoko afite ntago bihura. Rero turimo tugaca makeya tugakorera ayo ngayo. Nicyo kintu uvuze cy'isoko niyo mbogamizi noneho irenze noneho yindi. Isoko ryacu ni rito cyane. Ni ukuvuga ngo niba umuririmbyi, niyo mpamvu ubona umuririmbyi hano ageza million views agaserebra. Muri Nigeria userebye miliyoni imwe baguseka, kuko miliyoni imwe deja abo muri quartier ni miliyoni imwe, sibyo? Quartier aho hafi wenda tuvuge nk'igiporoso ukazamuka naha wenda Kimironko isoko deja ni miliyoni imwe. Nizo mbogamizi tuhura nazo. Isoko ni ritoya, buryo ntazi ikintu twarikoraho, ariko birasaba nyine ko umuntu azajya bizagenda biza, bizaye bisaba gukoramo ibintu bitandukanye n'ibindi cyane kugira ngo abantu bakanguke. Urebye izo nizo mbogamizi duhura nazo cyane. Nicolas dusobanura ibintu byinshi bitandukanye. Abajene mufite impano zitandukanye mu muziki, mushobora kutwandikira tukabahuza na Nicolas akabafasha. Abakeneye kwiga mwese mushobora kutubwira, kutwandikira kuri nimero tuba twashyizeho hano hasi kuri iki kiganiro, tukabahuza nawe akabafasha mu buryo bushoboka. Nicolas, turagushimiye cyane kuri uyu mwanya mwiza uduhaye. Murakoze namwe, kandi ndishimye cyane kuganira namwe. Ibihe byiza.